naruhukiye Faisal njya kogesha amenyo. Ibishyimbo byo muri 70 n'amakakama byose barahatirura bakuramo bajugunye pfuriya mu kabande. Bampa kondisiyo bati cyuriye cyose uzajya wiborosa yaba n'umuneke wiborose. Nishe kondisiyo za muganga kuko ubu niyo bati muroko uratwishyura amafaranga yacu. Ni ntayo mfite. Bati dusohokere mu nzu. Muransohora cyengege nta na priyave mu mpaye y'iminsi 15. Bari yegeranya gake baraganira barangije bati priyave tuguhaye. Nta muntu warebye inka ugira umutima mubi. Uzikora mu ruhanga zikakurigata ukishima ugataha abadayimoni bose bagiye kandi batirukanwe n'amasengesho birukanwe n'inka. Arambwira ati kimbabaje ati umugore wanjye yarayanyisimuka. Urumva atari amahano? Ati yarayanyisimuka. Ntiyahanga yarabivuga ati yabivuze. Ese sha ubundi nzubamo ni yawe. Hatoya ati ni wabo w'umugore. Ku mutima ntaho warugiye kuba yahabuze gato. Iye gusengera ibyiciro bigera kuri 7 Imana yantumyeho. Icyiciro cya mbere ngiye gusengera ijuru ryambwiye gusengera n'abantu batuye Imana bumva bashaka kugenda. Wenda nitwa Munyembabazi EDOUARD ntuye Kabuga niyo paruwase mbarurirwamo. Hanyuma nshumbye abakristo 703 ubwo ni roho 703 n'iyanjye ya 704 shinzwe kuzageza mu ijuru. Nshumbye itorero rya Gasogi muri paruwase ya Kabuga. Ndi umugabo mwiza numva hageze kugira ngo mvuge Imana neza kandi naboneye byinshi mu masengesho. Biriya bintu umukozi w'Imana avuze buriya nge nafashishwe. Ahakinze hose burya nta yindi bombe iri buhashwanyaguze keretse amasengesho. Ibyo nyoka atakugaburiye Imana yabikugaburira. Ibyo sataguhaye yaba n'umunani Imana yawuguha kandi ukawubona. Narose rero mugire ngo urakagira inzozi nziza. Nkunda kurota izuba rirenze. Ubu mbese uyu mwanya ni uwanjye. Imana ishimwe. Narose kandi narose neza. Amen. Bariya baririmbyi nibahaguruke bamaze kuririmba ya korari nziza ni mugejuru. Muraririmbye ndafashwa. Data aranyongorera ngo bambwirire ngo mbahaye insimbura mu Byiza. Insimbura ki mu Byiza. Ntimwiyicarire. Erega Imana izi ko turi hano. Ntibizi se? Irabizi. Inzozi zawe ndazirotora mu kanya. Reka tubanze twongereho amagambo magufiya kuyo tumaze kwiga. Tugende mu gitabo cyo Kuvayo. Kuvayo niko abarundi babyita ariko n'ubundi ni ukuvayo. No kuva mu Misiri tujya Kanani. No kuvayo. Ibice 15 turasoma umurongo wa 23 uwa 24 n'uwa 25. Kuva ibice 15 umurongo wa 24
na gatatu, uwa 24 n'uwa 25. Mwaba mwagezeyo? Bageze Imara ntibabasha kunywa amazi y'Imara kuko yaruraga, nicyo cyatumye hitwa Imara. Abantu bitotombera Mose bati turanywa iki? Atakira Uwiteka. Uwiteka amwereka igiti, akijuganya muri ayo mazi ahinduka meza. Nimwakira ijambo ry'Imana. Nimwakira ijambo ry'Imana. Mbwirira uwo muntu ngo uyu munsi amazi aracayuka. Utaraba meza. Haleluya. Uyu munsi aracayuka araba meza. Izi nkuru ziraryoha kuzisoma. Aba bantu bayobowe na Mose bavuye ku nyanja itukura, bageze mu butayu bwa Shuri. Bagenda urugendo rw'iminsi 3 n'amaguru baranona. Niba hari ikintu kivuna ni ukugenda n'amaguru. Harya abo twajyanye muri Kongo muracyabyemera cyangwa mwamaze kuruhuka muribagirwa? Muracyabyemera? Ayewe ko twayabangiye ingata, inkweto zarashaje. Bagenda urugendo rw'iminsi 3 barananirwa, baranona, bagera hitwa Imara. Bageze Imara ngo bahasanga amazi mabi. Ubuzima bw'Imara ni ubuzima bubishye. Ubuzima bw'Imara ntubwifuze. N'ababurimo Imana yantegetse kubasengera ngo ibakure Imara ibageze kuri Elimu. Kuri Elimu ndaje mpasobanure. Ayo mazi y'Imara ngo warayanywaga agakereta mu mihogo. Umugore uyakarabya atwite indi kavamo. Inki yanyoye ihaka igahita iramburura. Ubwo abafite inzobe nziza, ubuheri n'ubushita hafa ngo amazi aragenda bagwa nabi. Ibibazo byose byavukaga bahitaga bahanga amaso umuyobozi. Bati muyobo turanywa iki ko tubuza amazi yo kunywa? Ngo baritotomba. Mose ajya imbere y'Imana ayibwira icyo kibazo. Imana iramubwira ngo dore ibiti ni byinshi ariko hari igiti nkweretse. Haleluya. Ni mu nyingingi icyo giti nakizanye ngiterere mu mazi abishye ahita aryoha, utahana ubuzima buryoshye mu izina ry'Uwiteka. Ninge Mose uhagaza. Mose ngo ateme igiti agiterera muri ayo mazi, amazi arahumanuka araryoha, ngo baranywa bashira inyota, barafura bagubwa neza, baha abana amazi, bafura imyambaro, ngo bagubwa neza, ubuzima burongera buragaruka. Amazi afite umumaro mu buzima bw'umuntu. Murabyemera? Ndetse kimwe kinini, igipande kinini mu buzima bw'umuntu burya bugizwe n'amazi. Ngewe nyanywa mu gitondo nta kindi kintu ndashyira mu kanwa, nkanywa amazi, niyo kire yanjye. Ayo mazi angirira umumaro. Ngo babura amazi baritotomba, ariko Mose amaze gutema igiti akijugunyemo, amazi arahumanuka, baranywa barahembuka. Bakomeza urugendo. Kuri 26 Imana ibaha kondisiyo, irababwira ngo nimunyumvira by'ukuri, ntimuci iburyo cyangwa se ibumoso, hari ahandi hantu heza nzabageza. Kuri 27 ngo bageza kuri Elimu. Kuri Elimu
bahageze ngo bahasanze amasoko 12 ari kududubiza afite amazi meza n'imiti by'imikindo 70 bibyara amavuta. Ubonye amavuta ukabona amazi wava aho hantu. Ngo baravuga bati amahema yacu tugomba kuyabamba ahangaha tugatura ahangaha, Imana idushyize ahagutse batura kuri ayo mazi. Ndi bugusengere mu kanya, Imana igukure imara ikugeze kuri Elimu. Ntago babyumvise. Amazi y'imara ni mabi. Utese imara ni hantu ki? Iyo uri imara ntawe uguha invitation. Aguha invitation utazatwererana 5 kandi invitation ihagaze 2. Ubwo se yaba yihora iki? Maze wowe utarahawe invitation ugabanya amatiku uri imara, aho niho utuye, ceceka. Tuza usenge, Imana nigukura imara ikakugeza kuri Elimu, bazagutumira no muri anniversaire uzajyamo, no mu kagoroba k'imfura naho uzajyayo, no muri Rwanda Day bazakujyana. Ariko buri imara ushobora kuba muri urusengero imyaka 20 utarahagarara kuri aka gatuti kandi uryigaburo ryera ubyemerewe. Ariko kuko uri imara ntihagire uyiguha. Wavuga uti ndashima, bati mukurikirane mubanze mumenye ibyo ashima ibyo ari byo. Ubundi Imana yakoze iki? Aho buri hehe imara. Iyo uri imara wikopesha irobo y'isukari, ntabwo udaha umuceri mu mufuka. Uri imara ntibishoboka. Bakwita akantu kandi uri umuntu, bakakwita ikigoryi kandi ufite amashuri na leta y'u Rwanda ikwemera yaraguhaye diplome, ariko bakakwita ikigoryi. Ubu utuye hehe imara. Imana yantumye ku bantu batuye imara, irambwira ngo mbasengere kandi isengesho ryanjye rirakora. Mvugana n'Imana ku mundeba. Ejo bundi navuye ku rusengero mpura n'umugabo utuye imara. Nta makuru. Ati wapi bimeze nabi. Ati mfite umwana kwa muganga. Nese amazeyo kangahe? Atamazeyo 3. Wamugezeho? Ati sindajyayo. Kubera iki? Ati ndi saa kintu ndejejwe mu mutima no mu mufuka. None se ko ndewe wabaye cyane, atese ufite umwanya ngo twicare mbikubwire? Ntingaho icara umbwire. Twicara ahantu, arambwira ati kimbabaje, ati umugore wanjye yarayanyisimuka. Urumva atari amahano? Ati yarayanyisimuka. Ntiyahanga yarabivuga, ati yabivuze. Heze sha ubundi nzubamo ni yawe. Hatoya ati ni iwabo w'umugore. Ku mutima ntaho warugiye kuba yahabuze gato. Mucana sagatadowa wa mucana rubingo, mucana amashanyarazi. Ati ducana amashanyarazi ariko hamaze 2 inite muri cash power ntazirimo. Ati ni mu mwijima. Nkora mu mufuka muha 5 ntuze kugura umuriro. Byibuze umugore naza asange habona. Ugira akazi satoye. Madamu sati warakora. Ubu se ninde uri ku mwana? Ati ni murumuna we. Warareremba nka roho mbi. Igihe twicaye aho ngaho mubera umugisha, umuntu aramuhamagara ku gatelefone ka gatushi. Ati niko ye, namenye ko umwana ari mu bitaro, sinabashije kugemura. Reba kuri telefone nohereje 10,000 uzamugurira utubuto. Mbona umwana atangiye gucya mu maso. Igihe twicaye aho ndaramuhamagara. Ati nkohereje 15. Arongera aca mu maso ndi kureba. Ntewe sha ihute. Ihute ugure n'agasupu utekere umugore, utekera abagemura, nawe ujye ufite ijambo, usige umuriro muri cash power baze gusanga habona. Ubu baye umugabo sha ihute genda.
ariko se reka mbabaze, umugabo ujya kwitwa imbwa ubwo abatuye he? Imara. Iyo uri imara bakwita amazina bashaka. Finally rero yaragiye arabikora, agura umuriro, atahana akanyama, atahana utubuto, arateka, aragemura, ahamagara umugore, noneho amwita sheri. Ubundi sheri iba yaragiye ke. Iyo utuye imara uvuga kanamugire. Muraho ariko ndababona ndi kwigisha abantu benshi batuye ahitwa imara, ubuzima burabishye, ntabwo buryoshye. Aho rero barahageze birabiha, birasharira. Iyo utuye imara uribombarika. Hari n'igihe utazi igihe kredi yafatiwe, wajya kubona ukabona icyamunara kigeze ku muryango. Ubu dufite abantu bicaye aha muri iyi nzu ariko bafite icyamunara badashobora gusobanura bitewe n'uko ubuzima bwabo burabishye, batuye imara. Muraho murahari ngo mvuge? Murahari nivugire? Murahari nivugire? Mwese birabareba. Nabajije Imana ntese aba bantu ko ejo nabigishije bagafashwa, uyu munsi ndavuga iki? Irambwira ngo aho batuye reka mpakubwire, batuye imara, ubuzima burabishye. Nigeze nyobora umukristo atangira akennye, bukeye Imana imuha udufaranga. Imuhaye udufaranga acika Yesu, ajya gukubagana. Agiye gukubagana atera inda ya 4. Umugore we bagiye kwa muganga basanga harimo ikibazo. Umugore ari muzima, umwana mu nda ari muzima, umugabo yanduye we wagiye guhunahuna. Mugore arazamutse, muganga ati cuba cisha make, abagira inama, aterura ibyo abaha byose arabakorera ati mugende muzajye mugenza gutya. Ngo bagere mu rugo umugabo atese ko numva nshaka kurya. Mugore turakarya ibiti n'amabuye, ibyo wazanye none ngurashonje, iyo nzara yakwisha. Umwana w'abakisha uzongere. Bararabiruka inzu yose, bucya badasinziriye. Mu gitondo umugore ansanga ku rusengero muri biro, mbona amaso atukuye, ntese byagenze bite? Kutarabyara ngo wenda akabebe karaye kadasinziriye, byagenze bite? Atese ufite umwanya ngo untega amatwi? Nti arantekerereza ndamwumva, nsanga batuye ahitwa imara. Mu buzima bumeze bute? Busharira, bubishye. Bubishye. Iyo utuye imara ntabwo wambara ngo ujyanishe, hasi haba umutuku, hagati hakaba icyatsi, hejuru hakaba umuhondo. Ibyo bintu birajyanye? Murumva bijyanye? Ariko iyo wavuye imara wibuka kujyanisha ukamera nk'uyu mukecuru, murabona ko aberewe. Uyu mukecuru murabona ataberewe, yajyanishije. Ariko iyo ukiri imara ibyo kujyanisha ntabwo bibaho. Abatuye imara mukomere, mwanyikirije ko atari njye wabashyizeyo. Abatuye imara mukomere, ntabwo ari njye wabashyizeyo.
Rwanda Revenue irahamagara, banki igahamagara, Rambere igahamagara, kuri butike bagahamagara, ku ishuri umwana bati turamwirukanye. Aho ni hehe? Imara. Abo bimeze gutyo mutega amatwi, hano hari igisubizo cyanyu mwese. Aha kirahari. Aha kirahari, igisubizo cyanyu mwese kirahari. Rwanda Revenue irahamagara, banki igahamagara, Rambere igahamagara, kuri butike bagahamagara, perefe ku ishuri ati nkohereje umwana. Ntacyo uratanga kandi turamutunze. Azarya iki? Wagera mu rugo ukamusangayo. Aho utuye he? Imara. Ubwo ni ubuzima mwese murimo, abantu benshi murimo, mbese abantu benshi bari hano Imana yantumyeho batuye ahitwa Imara. Ubuzima burabishye, burashariye. Ndetse ngira ngo n'iri torero ryacu uwasuzuma neza yasanga tugeze Imara. Ntabwo biryoshye. Ntabwo biryoshye. Hakenewe amasengesho adukura Imara akatugeza kuri Elimu. Ibyo mvuga murabyumva? Turi Imara. Ntabwo biryoshye. Baritotomba we. Bati ibi ni ibiki? Batakira Imana. Ariko Imana ntibayibonaga, babonaga Mose umuyobozi. Niwe barebaga. Imana muzacunge bariya bashumba babicaye hariya, nta muntu n'umwe Imana iri guhagurutsa muri ino minsi itarabanje kumwigisha ngo ikarangi ipfundikiye, kugira ngo hatagira upfundura agasukamo amazi, ikamunyuza Imara, ubutayu nabwo bw'ishuri akabugendamo, ubukode akava mu nzu ya mbere akagera mu ya 14, ikamwanika ikamuhindukiza, hanyuma yabona imiteto n'imijegerero imaze gushiramo ikamushyira hari iti ngaho nkwandikiye urupapuro muri Bibiliya agenda usomera abaturage. Abo muzabona bose kiretse wenda batazi gutanga ubuhamya, ariko abatanga ubuhamya muzasanga Imana yarabigishije. Burya Imana izi kwigisha. Ntabwo Imana yacu rero abajeye. Kirazira. Ntabwo rero abajeye. Ntabwo rero abajeye. Sinababwiye ko inzu ya mbere nabayemo nayikodesheje 3,000 kandi mfite umugore n'abana. Aho ni hehe? Imara. Bukenge mu ya kabiri ndisumbukuruza nyikodesha 5,000. Ubwo sinari ngerageje ra iyo nzu kuyishyurira nanira. Nyimara mu amezi 6 baza kunyishyuza, bazi Kabuga ku soko ryahoze riremera ruguru uburiremere pfo. Bati muroko uratwishyura amafaranga yacu? Ni ntayo mfite. Bati dusohokere mu nzu. Muransohora kenyege nta na priave mu mpaye y'iminsi 15. Bariyegeranya gake baraganira, barangije bati priave tuguhaye ayo mezi 6 turayagusoneye, ariko urasohoka nona. Ariko boss ko ubwo priave ntabwo ihagije, wakirwa ujegerera ku nzu y'abandi. Nini mumfashe tuyora ibisaso turunda mu isoko. Nari ndinganiye n'ahantu bacuruza ibintu by'agakinjiro, ibiramba, ibintu by'imari, ibiziriko by'ihene, imihini, impurumpuru, ibidomoro, amashitingi, ibimatera bizinze, ibintu byose mbese by'ibyamvagara, bya bindi bacuruza sinzi ukuntu babyita. Nanjye ndundaho ibyanjye. Umukiriya wa mbere ati wa mugabo y'imatera izinze nangahe ntisingurisha ati cyo re. Ntabwo ugurisha waje mu isoko. Iby'ubuzima bw'Imara se yarabuzi.
uwa kabiri ati intebe nangaye ntisingurisha ati cyore. Kumba uko ndi guhakanira abakiriya inyuma mayibobo zanyuze inyuma ziri kuza kubyiba. Mfata umwuko twacumbishaga ubugari nkakubita amayibobo ngahakanira umukiriya, nkubita amayibobo mpakanira umukiriya. Mbega karasisi we, izuba rindengeraho. Abari Imara mukomere, rindengeraho. Kandi ubwo abafite umuhamagaro nabo mbigishe simbasiga. Ninjye wari ufite gahunda yo kwigisha saa 9 amateraniro y'abakristo. Inkuru ziragenda zigera hose. Bati Edouard hasigaye akanwa gusa, naho ubundi ibisaso babitaye mu isoko. Ibinyoro bitarivanga n'ibibembe ubutaragera igihe cyo gutabarwa. Saa 7 sinzi umugira neza wantabaye anjyaniwe arancumbikira tuzabamwe amezi 6. Saa 8 ntimundebera agakote katishifurnye nshyire mu bitugu. Batese waretse iki gikoma tuvanze kigashu gashyiramo ntoya utayikoranye ntayishira. Reka ngende. Nicaye kuri aritari ntangiye gusenga muri korari numva bari kuvuga. Bazakuvuga ubumva. Bate dore Edouard disi. Bate harya ni uratwigisha uyu munsi. Bati cyokoza buri arasoma mu gitabo cya Yobu niwe twumvise yahuye n'ibigeragezo byinshi. Bazakuvuga ubumva. Nanjye sinigishije muri Yobu. Nigishije umusaraba mu Baroma. Mvuga ko ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ari ubupfu, ariko kubakizwa ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Insanganyamatsiko kwari ukwigisha umusaraba. Mbabwira amoko y'imisaraba, mbabwira abagira uw'icyuma, mbabwira abagira uw'igiti, mbabwira ko bitaremera kimwe, mbabwira wabagira w'abavandimwe, msobanura umusaraba. Ndababwira nti burya inyabihanga ntabwo ari Yesu wagiyeyo gusa, bari basanze bajyana y'abantu. Hari umusaraba w'insuzugurwa, hakaba umusaraba w'ibirangirire. Ndababwira ndaje ntari ku musaraba nahuye nawe uyu munsi mwawumenye. Bati twawumenye disi ngo bakwirukanye mu nzu. Harya usize he umugore n'abana? Ntinabonye inzu nzaba mwamezi 6. Bagiye gutera impundu batayi ntimureke muzavuza impundu ntabarutse. Nari nageza hehe. Ibiryo by'uwo munsi nabiriye saa 9:30 z'ijoro, ndira hanze ku kwezi, nta mashanyarazi yarahari. Ubwo buzima babwita ubwa hehe? Imara. Buba bubishye ntago baba buryoshye. Iri mu buzima bw'Imara abandi urabasobanurira mu ishuri bagatsinda, wowe ugatsindwa. Abandi ubigisha perimi bakazibona, wowe ntayo ufite. Aho ni Imara. Iyo uri mu buzima bw'Imara barakubaza bati dote ni hehe, resebusiyo ni hehe, mu rusengero ni hehe? Uti mu rusengero ni SEGEEM kuri ADEPR. Hanyuma se dote uti sindabimenya neza. Resebusiyo ibyo simbizi. Ubwo subwo n'ubukwe. Utuye hehe? Imara. Imara. Utuye Imara. Abari mu buzima bw'Imara rero ni mwihangane. Imana yatugendereye, nayo ni umuntu w'umugabo ushyira mu gaciro. Ntabwo abantu bagandagaza gutya imbere yayo ngo ibasezerera amaramasa. Kirazira. Hari icyo yamaze gutegura, mu kanya ndahanura mbibabwire neza. Hari icyo yamaze gutegura mu buzima bw'Imara. Ntugace imanza. Ntugace imanza, kuko uwagumiwe n'amenyo ahagamwa n'iki? N'amazi. N'uwaguhaga ntabwo aba akiguhaye, biraborokwa akifata. Aho ni Imara. Yego, aho ni Imara. Ariko Imana ishimwe yuko icyo Imana yambwiye kuvugana n'umutima wawe uyu munsi, tugiye no gukuramo ijambo rimwe ryo gusenga, nuko ifite umugambi wo kubahagurutsa hitwa Imara. Amazi arabishye ikabageza kuri Elimu. Kuri Elimu wahageze uzamubwirwa n'iki? Uzamubwirwa nuko
iwanyu haba ubukwe ukagenda so hafi aho so ngewe rero ntabwo ntinda hano ariko karumuna kanjye akangaka nge n'umutware wanjye twabivuzeho twumva tuzaba twerera 500 bikazakora muri doti. Icyo gihe baguha amashyi bakaguterura bakagusomagura impundu hafi aho umugore watwereye iwawe 500. Ntabwo ari menshi. Uwageze he? Kurera imu yavuye Imara. Uwavuye Imara ntabwo atunga imodoka imwe. Imodoka imwe itungwa n'umukene kuko iyipfuye ujya ku kamoto. Ariko uwageze Imara haba haresha tenye, imwe yabiri mu igaraje indi igakora. Hakagira ijyana abana ku ishuri, hakagira ijyana abakozi mu murima na mabuja niyo boss agendamo. Uwageze aho aba yageze he? Kurera imu aba yavuye Imara. Aho hantu ndifuza yuko Imana ihakugeza kuko burya ntawe bitabera. Ntawe bitagira gute? Ntawe bitabera. Iyo wageze kurera imu ufungura amazi ashyushye nakonje ukavangiramo hagati akamanukira mu mutwe. Ntabwo wunama ngo ujye kuyora mu ibase tiku 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 tiku. Ni pompage se. Kurera imu ufungurira hejuru hariya hakamanuka kazuyazi katakotsa akaba ariko ukaraba. Kurera imu nta byangwe by'intuza by'imifuka. Aho ni hehe? Kurera imu. Kurera imu rya 3 ku munsi. Mubona bagira uruhu rwiza mukagira ngo nuko utarya. Amavuta agira umumaro ntabwo ari ayo wisiga, nayo urya. Breakfast mu gitondo iriho akagati n'umureti. Ibyo surabizi? Dore kwa ndebe iriho akagati n'umureti n'udufuruwe hafi aho ukadushyiramo ukumva uguwe neza ukigendera. Ranche ntabwo ihindagurika. Niba ari saa 7 ni saa 7, niba ari saa 6 ni saa 6. Guhindagurika bitera igifu n'imibyibuho idafite gahunda. Abageze kurera imu bagira isaha ya ranchi bariraho idahindagurika ngo itere igifu cyangwa imibyibuho idasanzwe. Ibyani mugoroba ntabwo ari bya bindi barya ngo bahite bajya kuryama. Oye, n'utuntu bafata dukeya nijoro, agatoki koroshye hafi aho karimo imboga nyinshi n'utunyama two mu nda, hanyuma agacyayi gake karinganiye, kandi bakicara amasaha 2 batarajya kuryama kugira ngo batagugara mu nda, gestion ikagenda nabi, ubundi bakaruhuka neza bagasinzira. Kandi ntabwo barara bagerekeranye nk'imifuka, umwe arara mu cyumba cy'undi mu cyumba cye. Ibyo kugerekerana nk'imifuka ntabwo ibyo ngibyo bigezweho ku muntu wageze kurera imu. Ibyo byabagaho kera ku ngoma ya Ntuza, nibwo twaryamaga ku rutara turi nka 6 twaruremerera mukamanuka pa agahene kari munsi kagapfa baziritsemo. Ababayeho gutyo mwihangana aho hari Imara, ariko Imana ibageze kurera imu ndabibasabiye mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane.
Imana ikunkiriza amazi y'Imana ni mabi, arabishye, arashariye. Ubuzima bw'Imana buba bubi, usubira uti buba bubi, namarira gusa. Yego, ariko Imana ibangereze kurerimu. Pozi komerutse kugerayo gakeya, ni gakeya ariko ubu namenya gukira. Naruhukiye Faisal njya kogesha amenyo. Ibishyimbo byo muri 70 n'amakakama byose barahatirura bakuramo bajugunye pfuriya mu kabande. Bampa kondisiyo bati cyuriye cyose uzajya wiborosa, yaba n'umuneke wiborose. Nishe kondisiyo za muganga kuko ubu niba mwatetse akantu hepfo ngaha ntabwo nagendanye uburoso na korogate. Kondisiyo narazishe, ariko nari nagerageje. Murumva aho nari ngeze ahantu heza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Iyo wageze kuri erimu nta mushiha, ntabwo ubwira n'abantu mushiha, kirazira. Kandi iyo wageze kuri erimu, iyo ushatse kuruhuka ujya mu ifamu ukajya kureba inka. Nta muntu warebye inka ugira umutima mubi. Uzikora mu ruhanga zikakurigata ukishima, ugataha abadayimoni bose bagiye, kandi batirukanwe n'amasengesho, birukanwe n'inka. Yesu ashimwe cyane. Imana ikunkurire mu buzima bw'Imana bubishye, ikugeze kuri erimu. Kuko abantu benshi muri aha ngaha mutuye ahitwa Imana. Munyemerere nsoze nsenga, kuko kwiga mwizi. Ahubwo ngewe ndumva nshaka gusenga cyane kuruta kubwiriza cyangwa se kwigisha. Uyu munsi ndabasengera Imana yabantumyeho. Haleluya. Kuko ubuzima murimo burarura, burashariye, burabishye. Hari n'ibyo bavuga ntimubyumve, kuko uri kuvuga uti noneho isaha yo gutaha kwigeze, ndataha hehe? Gitaha minsi ndamukizwa n'iki? Babana ndabahiki? Si ikibazo. Ndashaka kubasengera kandi mugire kwizera. Impamvu Imana isubiza bamwe abandi bakiriyo nukugira ngo mumenye yuko iyi Imana atari umugome, ahubwo Imana igira igisubizo. Yego, abashoferi hari utuntu bakora, iyo ahuye n'umuntu akamuha amatara abamubaza tese aho turutse bimeze bite. Iyo amubwiye ati agabanya umuvuduko, kubera iki? Wavuyeyo. Iyo amubwiye ati arakandagira akigendera, turi kujyana. Ariko hari n'igihe amwereka ikimoto, nabwo akagabanya. Impamvu hano harimo abantu Imana yagiriye neza, nukugira ngo nitubareba tumenye ko tutazapfira gushira, ahubwo natwe turi ku murongo, ibya Yesu ni ku murongo, natwe tugiye kugerwaho. Yego, yego. Uyu mugoroba rero Imana yantegetse gusengera abantu bose batuye Imana, bafite ubuzima bubishye. Abo nibo nazanywe nabo, nibo tugiye gusorezaho amasengesho dusengera abantu bose batuye ahitwa Imana. Yego, yego. Imana ubuzima buba bubishye, ariko Imana uyu munsi gukure Imana ikugeze hehe? Kuri erimu. Yego, ijambo ry'umukene rirahinyurwa. Burya umukene ntabwo agira ijambo. Ibyo mvuga nibyo cyangwa sibyo? Ibyo mvuga nibyo cyangwa sibyo? Ijambo ry'umukene rirahinyurwa. Imana ibankurire mu buzima bw'Imana ibageze kuri erimu. Iyo uri Imana
ntabwo wibuka gutera kanta wapi? ubwo se munzani na bige ni wabimenya? iyo uri imara hari n'igihe usohoka utyo ukigendera, ibindi ntubyiteho. iyo uri imara ureba inzu nk'iyi ukigendera, hari ibintu utitaho kureba. ariko Imana ibankurire mu buzima bw'Imana ibageze kuri rimwe. murabihiwe, data yabimbwiye, mumeze nabi, ubuzima bwarabacanze, mbese murareba mukayoberwa niba Yesu ariho cyangwa atariho. ariko mpagaze hano mbabwira ngo Imana ikunda abanyamasengesho. Haleluya. Imana ikunda abanyamasengesho. nahoze nsoma ijambo muri Nehemiya ibice 9 umurongo wa 15 n'uwa 16, ni naryo tugiye gusengeramo. haranditse ngo babuze ibyo kurya ubagaburira ibyo kurya ukuye mu ijuru, babuze amazi yo kunywa ubakurira amazi hehe? mu rutare. urabaha baranywa bashira inyota, kuko wari wibutse yuko hari ijambo wavuganye na basekuruza babo yuko uzabageza mu gihugu cy'Ikanani ubakuye mu Egiputa. 16 haranditse ngo ariko bamwe muri bo baribagirwa. bagira imitima y'ubwibone, ngo barangije baba babi, bibagirwa aho Imana ibakuye. nsoje nkubwira ngo aya masengesho tuye gusenga agiye kurema ibitangaza, ariko ntuzibagirwe ngo umere nk'aba bantu bibagiwe aho Imana yabakuye. mu ngorane nyinshi Abisirayeli bagiye bahura nazo ni ukwibagirwa, bakibagirwa iby'Imana yabakoreye, bakibagirwa aho Imana yabakuye. nagira ngo mbabwire ngo Imana iracyarema, Imana iracyakora ibitangaza, na bugingo n'ubu iracyakura umuntu imara ikamujyana ikamugeza kuri rimwe. uyu munsi ubyizere, kuko ubuhamya burahari, turabufite, kandi Imana ibikorera bene data bamwe muri twebwe kugira ngo izabashe kubereka yuko iriho kandi ishoboye byose. tugiye gusenga. umuntu utuye imara wumva ubuzima bubishye, ubihiwe, ushaririwe, nagira ngo ujye ejuru dusenge. udatuye imara yirorerere, ariko utuye imara mu buzima bubishye ajye ejuru nsenge. ijuru ryamuntumyeho. icyo nkundiriye Imana, ikunda urunyuranyurane rw'abamanuka n'abazamuka bajya kuyishaka. ibyo birayinezeza cyane. hanyuma rero ngiye gusengera ibyiciro bigera kuri 7 Imana yantumyeho. nababwiye ko nsenga cyane kuruta kubwiriza abakozi b'Imana babwirije, ariko ngiye gusenga cyane kuruta kubwiriza. Imana ihabwa icyubahiro. icyiciro cya mbere ngiye gusengera, ijuru ryambwiye gusengera, ni abantu batuye imara bumva bashaka kugenda. wenda ngiye Zambia byacamo, wenda ngiye Malawi byacamo, wenda ngiye hanaha byacamo, wenda ngiye ibunaka byacamo. abantu bafite uwo mwuka wo kugenda bahunze ubuzima barimo. mbere y'uko ugenda banza uze hano ngushyireho ikiganza. abafite uwo mwuka, abo nibo mbanza gusengera. nimuze hano, ntiwihagarareho. wenda ngiye Malawi byashoboka, wenda ngiye South Africa byashoboka, wenda ngiye Zambia, Mozambique byakunda, wenda mvuye ahangaha nkideplasa nkajya mu Mutara byakunda. abantu bafite uwo mwuka wo kugenda ibirenge bitari hasi, muze hano. Imana yabantumyeho, nimwe yakunze cyane kurusha abandi. Haleluya, haleluya. nimushaka mwicarire, kuko kupfukama mushobora gutinda, ko ngiye guhamagara ibindi byiciro 6. iki cyari icyiciro cya mbere. nimwicarire ku birenge by'Umukiza, mugandagaza, ntacyo bitwaye.
hanyuma abantu ba kabiri nabwo gusengera ni abantu bafite ikibazo cy'abana. Abana ndabasobanura, nanjye ndi umubyeyi. Ni abantu bafite ikibazo cy'abana giteye gutya. Ibibazo byabo byabarushije imbaraga, ndetse hariho n'abatakiga kubera ubuzima barimo bw'imari. Abo bantu rero bafite ikibazo cy'abana badashoboye gukemura, ndetse bafite n'abatakiga, mbabone hano. Namwe ijuru ryabatekerejeho. Ntihagire ubaseka kuko aha ntawe useka undi. Uzi kubura icyo wihera umwana, uzi kubura uko ujyana umwana ku ishuri, abandi bakaba baragiye bakaba akiri mu rugo. Abo bantu Imana yabantumyeho, kandi byababaje umutima w'Imana. Ntago rero byayibabaza ngo irebere gusa. Abo bantu Imana yabantumyeho yabagiriye impuhwe. Imana ishyirwe hejuru. Haleluya. Byiciro cya gatatu Imana yambwiye gusengera muri uyu mwanya ni abantu bateye batyo. Ni abantu bahoze bakora ndetse babahanga, ariko dayimoni arabapepura. Arabapepura muri kampani, arabapepura mu ruganda, arabapepura hehe, arabapepura. Ubu ngubu babuze aho bavugira igifaransa, babuze aho bavugira icyongereza, babuze aho bakanda kuri mashine. Ni abantu banyazwe muri ubwo buryo, bari bafite imibereho, bari bafite aho bakora, ariko barapepurwa. Nabo ubwabo ukuntu byagenze ntago babisobanukiwe. Nimuze hano, ijuru ryabantumyeho. Nubu wabaha ibizamini mwatsinda, naho muherutse gutsinda mwabaye abambere, ariko ntibabafata. Ntimuzi uko byagenze, Satani yarabapepuye. Nimuzi. Ese munyegere hano, iyo nzira ni y'abandi baza. Munyegere hano. Satani yarabapepuye, ariko icyo nkundira Imana mu masengesho byose bayabiteye imboni, bayabibonye. Haleluya. Iba yabibonye. Abantu ba kane ni abasore bafite amaso n'ubuzima bukora neza, ariko nabo ntibarya ngo bahage. Ntabwo yajya kuzana umukobwa wa rubanda rero nawe ubwo atarya ngo ahage. Ubwo se uwo mukobwa yamugaburira iki? Nimuze hano mbashyireho ibiganza. Ubu ugiye kuvuga utese nanjye ndajya kuvugaho ko ntarya ngo mpage. Iyizire sha nuko kora, iyizire, yicarira aho ngaho. Bari guseka. Muraseka iki? Iyo yaterewe hejuru mwasamake. Nawe ubwawe nturya ngo uhage. Ntabwo rero wajya kuzana umwana wa rubanda uzakenera utubuto n'ikinyomoro, yamara kugezamo akabuto mu nda akagutegeka n'irindazi rishyushye, uzarigura iki? Icara aha ngaha, data yakuntumyeho, kandi muzabona ingaruka z'aya masengesho. Zizaba nziza, ntabwo ari mbi, ko Imana izi ko turi hano. Haleluya. Abo ni abantu ba kane Imana yantumyeho. Abantu ba gatanu ni abantu bafite icyangiro wagira ngo baranuka, n'imiryango yarabanze, no mu rugo biranga, ahantu hose biranga, aho ageze hose baramwanga. Hari naho bakaya bagacira, ukagira ngo ni ibintu bibi. Abantu mwese mufite icyangiro, ngewe buriya sindi mwiza cyane, ariko ngira igikundiro mudashobora kumenya aho cyava. Mvuga ijambo rimwe bigufiye, ariko igikundiro ngira kiruta icy'abaregionali bayoboye intara. Ngira igikundiro. Umuntu rero uyiziho icyangiro wese aze hano ku birenge by'Umukiza. Ndashaka kugukuraho umwaku unuka,
ugahumura, icyangiro kikakuvaho, abantu bose bakakubwira neza, abantu bose bakakwizera, icyangiro kikavaho. Ngwino hano kandi ugira icyangiro ukabimenya. Imana iherutse kuntuma mu rugo rumwe. Uwo mugabo amaze imyaka 2 ataganira n'umugore. Yagiye hanze agura amaparufe, hari niyo yaguze 120. Aramuzanira ngo yitere, ariko nabwo yajya kumureba agasanga nuka. Kandi n'urugo rudasaba umunyu, n'urugo rurimo byose. Imana irambwira ngo genda wirukana icyangiro kiri muri uriya rugo. Uriya mugore afite icyangiro, genda umwamurureho icyangiro, umugabo amukunde ahumure. Ndagenda mbibabwiye, umugabo aravuga ati watumwe n'Imana koko, agenda azana parufe igura 120. Ati dore parufe namuguriye ariko ntabwo azi ibyo ari byo. Ati nagira ngo ahumure. Ati ariko nabwo numva nuka. None n'Imana igutumye nti niyo. Nuko ndasenga. Uwo munsi amwegereye yumva arahumura. Nyuma yaho babyaye akana bakita EDOUARD. Barakanyitiriye. Ubwo se sinjye wakazanye. Nje wazanye guhumura. Nabaye parufe. Narabahumuriye. Hanyuma rero icyangiro ni kibi, aba bantu bafite icyangiro ngiye kubasengera. Ijuru ryabantumyeho. Uwiteka ashyirwe hejuru. Aba 6 Imana yantumyeho ni abantu bagujije udufaranga bananirwa kwishyura. Ariko hariho n'abatugujije bakatuguza bafite abo baduha, akavuga ati reka Jean aranyiyambaje, reka njye kuguza muhereze. Jean akamukuza agasigara yishyura bikanga. Abo bantu bagujije udufaranga tukabananira kubishyura, baze hariya bicare hariya, ngiye kubasengera. Ijuru ryabantumyeho. Niba hari ikintu kivuna ni ugutunga ideni. Uzi kuguza udufaranga tukakonera kutwishyura tukakuzengereza. Uraseba. Uraseba rwose. Mwagujije udufaranga tubananira kutwishyura, hariho n'abagujije na dukeye, ariko turanga turabananira turabazengereza. Nzanira utwo dufaranga twakuzengereje. Kubwiriza ni ukubiba, guhanura ni ukubiba, ntabwo ubuze igihe bizamerera, ariko data wavuze ntabwo avuga ubujajwe. Avuga ijambo azasubiramo kandi avuga ijambo rikemuka. Burya Imana iratuzi. Haleluya. Burya Imana iratuzi kandi tuzi neza. Hanyuma icyiciro cya 7 Imana yantegetse gusengera ni abantu baje gusenga, ariko ubuzima bwabo bugerwa ku mashyi. Arabyuka mbere yo guhaguruka akabanza akiyumva, atereka niyumva yumve, mbanze mbyiyumvemo, ubwonko bubishyira umugongo, umugongo bishyira amaguru, hanyuma mbone guhaguruka. Aramutse ahagurutse gutya vizavi nkuko twebwe duhaguruka, yahanuka akikubita hasi. Abo bantu Imana yabantumyeho. Abandi ni abantu barya imiti ya buri munsi, ni nkayibatunze. Baramutse batayiriye ntabwo bagira aho bajya. Abo bantu rero baze bicare hano, bafite ubuzima bugerwa ku mashyi. Kubyuka ni ukubanza kubyiyumvamo. Kurya ntibarya byose. Ibinini nibyo byinshi kurusha ibiryo. Abo bantu mbibutse yuko mu masengesho Imana ikiza na sida, mu masengesho Imana ikiza kanseri, mu masengesho Imana ikiza hepatite, mu masengesho nta ndwara yinanira, mu masengesho byose Imana irabishobora. N'abantu bafite ubuzima bugerwa ku mashyi. Ijuru ryabantumyeho
Imana yambwiye ngo mu byo iri bukorera ahangaha kandi bizanezeza imitima yanyu nuko irakiza n'indwara mubireba, abantu bakazaza ahangaha baje gushima Imana kuko Imana yakijije indwara. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Mbere yuko nsenga mwabanza mukayikomera amashyi yo kabyara. Kamba buhamya nahoze ndwaye umwijima, wa mwijima wagaragaraga mu maso, amaso akaba umuhondo, inkari zikaba umuhondo. Uwo mwijima kera wavurwaga n'abakecuru, bazanaga ibishikashike bakavuguta, ukanywa imyunyu ukareka, amavuta ukareka. Ariko nawe urwaye ndi umuvuga butumwa, najya kuvuga ubutumwa rero bakampa nk'amacupa 2 ngendana. Nageraho ngiye kuvuga ubutumwa nkabwira umushumba nkuriya, ntabwo ndya umunyu, ntabwo ndya amavuta, undebere abadiyakoni nibajya guteka byose ntibabishyiremo umunyu cyangwa amavuta. Igikapu cyanjye cyabagamwe amacupa 2 ngiye kujya mu rugendo. Umunsi umwe ndiriya zabyumba ahantu mu giturage, nigisha kwizera, bakristo barankunda, ariko ijwi ry'Uwiteka rirambwira ngo uyu munsi bagutegeye mu biryo bya wenyine, nubirya urapfa. Tugeze ku meza babizanye na ka gasorori kanjye nyine, mbwira umushumba uyu munsi nigishije kwizera, ntabwo ndi burye ibiryo byanjye nyine, ndasangira namwe nakize. Umudiyakoni ahubuka nkariya ngo iryo nitesha mutwe, ubu se twabiguteguriye none ntabwo uri bubirye, ntumpe ibiryo ntumpe amagambo, cyangwa ugenda ubikarange nawe ubirye. Undi arahubuka aravuga, umushumba abona ko harimo ikibazo, ati mwa bakobwa mwe nimugende muva ahangaha ndabirukanye. Nsangira n'abandi ku meza bya biryo bikaranze n'amafiriti n'ibiki byose, ndirira sinagira icyomba. Urwo rugendo ndurangije njya gusengera iri Icyangugu mu ishyamba rya Murya. Hanyuma umuhanuzi aravuga ati hano hari umuntu Imana yakijije umwijima, naze dusenge dushima. Umuntu arabura, ariko yari jyewe. Ndabanza ndareba ko nta wundi muntu uhagurutse. Abanyacyangugu rero iyo iyabuze ni wowe basengera, uba wavangiwe. Bagiye kumusengera ntoya, uwo muntu ni njyewe, naye ndi kureba ko nta wundi muntu wakize umwijima hano. Nuko barasenga, uwo mwijima uva mu maso uragenda ushiramo, ndya byose nta kibazo, Imana inkiriza mu masengesho. Niba rero udafite kwizera ngo uhaye ubuhamya, Imana yacu irakiza. Aleluya. Kandi umugoroba umwe nayitoseho nayitonyeho, yigeze imbwira ngo mwana wanjye, mu biganza byawe nshyizemo umuti, ugenda umvurira ubwoko, nanjye nzaguha umugisha kandi nzaguha gutoha uko bukeye nuko bwije. Abazandeba muzasanga ngenda ntoha aho kugira ngo nsaze, ndatoha. Nuko Imana yamvuzeho iryo jambo. Iyo nasengerera abandi, Imana inyitura gutoha. Aleluya. Kandi mpora ku isoko. Imana yarambwiye ngo ntabwo uzava ku isoko. Ubu nuko nkunda umushumba wanyu nabari abakozi b'Imana. Ubundi ahantu mpfa kuboneka kabiri nikurikiranya ni haki, nihagararaho cyane ibintu byanjye mbitwara gake, na Yesu mbitwara gakeya. Ariko kuko nkunda uriya mushumba, nkakunda mwese abakristo, nicyo cyatumye ejo narindi hano n'ubu nkaba naje, ni ukubera urukundo mbakunda. Hanyuma rero nagira ngo wizere bya biganza Yesu yashyizemo umuti. Mumvugire ngo amena. Uyu mugoroba bikora akantu, data gukirize mu materaniro. Nimunyemerere dusenge. Uri mwiza Yesu, kuva nakugeraho naguwe neza, kandi ineza yawe ndayizi. Nabonye aho uzura bapfuye, mbona aho uhumura impumyi, nabonye aho hagurutse ibirema, nabonye aho ubwira indushyi ko ziruhutse.
indwara ziri aha ngaha ni nyinshi, ariko abo badayimoni ndabirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Aba bantu batuye Imara. Imara ni mu buzima bubishye, mu buzima bubishye, mu buzima bubishye, ariko uyu munsi ndasenze kugira ngo ubakure Imara ubageze kuri Elimu. Ndagushimiye yuko unyumvise. Nsengeye aba basore barya ntibahage, ntabwo bajya kuzana abakobwa nabo ubwabo batarya ngo bahage, ariko ndabasengeye kugira ngo ubakureho inzara, ubakureho ubukene, ubakureho gusuhuza umutima, ubinjize kuri Elimu mu izina rya Yesu Kristo. Nabo bazagirira umugisha mu rusengero, nabo bazagirira umugisha hera, nabo bazagirira umugisha kubera. Uwiteka, ndagushimiye yuko unyumvise, ndagushimiye yuko unyumvise, ndagushimiye yuko unyumvise, ndagushimiye yuko unyumvise. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twiza amagambo meza. Mose ngo atema igiti agiterera muri ayo mazi, amazi arahumanuka, ntiyongera kwicana, ntiyongera kwicana, amazi arahumanuka, araba mazima, baranywa bashira inyota, ababyeyi barakaraba, abandi baratwita, abandi barabyara, ntibongera kwicwa n'ayo mazi. Mana, ngushimiye ko aya mazi ahumanutse kugeza ku bugingo bw'iteka. Tugukomeye amashyi urakarama. Amen.